baruhana ubuhamya ngo mu gihe bari kuyireba ngo umugore atangiraho umugabo ubuhamya aramubwira ngo dore isanduku y'Uwiteka igeze aha Imana yavuganye nanjye ikanyarira Imana yavuganye nanjye kinzanye Imana yavuganye nanjye kizabonwa Imana yavuganye nanjye Samatare Imana yavuganye nanjye mu buvumo Imana yavuganye nanjye Jangwani Imana yavuganye nanjye Lesita ya Geleba yuko izanye isanduku isezeraniranyagwa hari abantu bahagaze bari abashumba banyazwe isanduku y'isezerano batagifite ubushobozi bw'ubushumba batagifite mbese baranyazwe baraho bahagaze ngo noneho Dawidi ngo ikimara kunyagwa inyagirwa ahantu mu Bafilisitiya ariko ndashaka kuvuga kuri iyi sanduku n'umurimo w'Imana risito penegereda ndenekuta ya bol ndashaka kuvuga kuri iyi sanduku n'umurimo w'Imana Yesu turi kumwe kuko azi neza gushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza ko wanesheje Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel imbere ya kamera rero y'Abayo TV tuhafite n'ubundi umutumirwa ntekereza ko mumaze kumenyera amaze kuba inshuti yacu yakadasohoka kandi ntekereza ko hari byinshi Imana yagiye inyuza muri we bigira aho bibakura naho bibashyitsa n'uyu munsi rero ndabizi ko tugiye kongera kurya natinze reka muha ikaze atangira basuhuza yongera no kubibwira ubundi ahita nababwira iki Imana yashyize ku mutima we karibu umukozi w'Imana muri studio za Abayo TV YouTube channel. Murakoze cyane murakoze nitwa Mazimaka Patrick ni amazina ntabwo arahinduka ndi umukozi w'Imana ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi hari neza y'Imana numva nazindutse kumva ashaka ko tuganiraho ubwo duherukana nababwiye ijambo riri muri Yohana igice cyaho ni icyambere umurongo wa 80 ngo umwana akuraguma mu butayu ndumva iryo jambo atari ryo uyu munsi nazanye ahubwo uyu munsi nazanye ijambo rikubwira ngo hari ibyiringiro wari umaze igihe usenga wari umaze igihe uri ku musozi ariko ndumva naba nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo igihe kirageze wa musozi uwuveho igihe kirageze neza y'Imana ongera igaragare ku buzima bwawe igihe kirageze irembo ryawe ryongere rifunguke igihe kirageze amahirwe yongera kusekere umuririmbyi w'isi niwe waririmbye ngo amahirwe yanjye wagiye he ariko uyu munsi nawe ndakwingingire ngo amahirwe yawe arahari ukiriho uracyari umukandida uracyashoboye ukiriho hari ibyiringiro Imana ishimwe ndumva rero twaganira ku ijambo ry'Imana nkunda kwifashisha abantu basoma ndumva turi busome Samweli urwandiko rwa Samweli igice cya kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya gatandatu turahera ku murongo waho wa 9 tugeze ku wa 11 twumva uko avuga nimba wahageze wadufasha tugasoma Samweli wa kabiri igice cya gatandatu umurongo waho wa 9 kugeza ku wa 11 Samweli wa kabiri igice cya gatandatu ku murongo waho wa 9 kugeza ku wa 10 duhere ku murongo wa 9 aravuga ngo uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yazi iwanjye ite Dawidi yanga gukura isanduku y'Uwiteka ngo ayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3 kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana Dawidi ahera ko arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima nuko mwakira ijambo ry'Imana amen
nje kukubwira ijambo twari turi kuvuga intego yo gusenga. Bivuze ngo gusenga kwawe kujya gutuma Imana ikora. Ngo uyu ni Dawidi wari umwami, yari yimitwe mu bihe bigoye, ari mu ntama, agirirwa neza n'Imana, iramwibuka. Ari Imana igikwibuka uri mu kibazo runaka, ikakwibuka uri mu cyaro ku Gikongoro nkaho navukiye Nyaruguru, ikakwibuka uri ahantu za Nyagatare yo mukure, ikakwibuka uri mu majyaruguru hirya ukure, Uwiteka akakuzamura akakugeza akaguha igihugu. Ngo arangije Dawidi ngo ahabwa igihugu, ariko mu guhabwa igihugu Dawidi akora amakosa ku ngoma ye bituma ngo Imana inamuhana. Ikimara kumuhana ngo baza kugira ikibazo, isanduku isezeraniranyagwa. Hari abantu bahagaze bari abashumba banyazwe isanduku isezerano, batagifite ubushobozi bw'ubushumba, batagifite, mbese baranyazwe, baraho bahagaze. Ngo noneho Dawidi ngo ikimara kunyagwa inyagirwa ahantu mu Bafilisitiya. Ariko ndashaka kuvuga kuri iyi sanduku n'umurimo w'Imana. Risito penegereda ndenekuta ya bol. Ndashaka kuvuga kuri iyi sanduku n'umurimo w'Imana. None iyi sanduku ikimara kunyagwa ngo yaragiye, ngo iragenda ijya mu Bafilisitiya. Abafilisitiya baravuga ngo none Abisirayeli turabanesheje kuko twamaze kubatwara isanduku yabo. Ngo noneho ngo bakajya bishima, ariko ngo baza guhagarika Imana ya Isirayeli iyo sanduku, ngo bayishyira hagati y'ibindi bigirwamana, harimo bya Bali, bya Shera n'izindi mana zitandukanye. Ngo bakimara kuzihagarika aho ngaho ntabwo byigeze bibahira, ahubwo ngo baragiye, mu gihe bagiye ngo bakajya batambira imana zabo, ngo bukeye ngo bagasanga Imana ya Isiraheli, ngo bagasanga cya kigirwamana kimwe cyacitse ukuboko, ikindi cyacitse amaguru, cyaguye cyubamye. Ngo bakavuga ngo Imana y'Abisirayeli ngo ikunda ibitambo, ngo ikunda amafaranga, reka tuyihe ifeza, reka tuyihe. Ngo bakarunda muri ya sanduku, none ngo bakongera bagashushanya ibindi. Imana ishimwe. Muri kwa gushushanya ibindi ngo bakabihagarikaho, nanone bagenda bagasanga Imana ya Isiraheli ngo yamenaguye za mana zabo. Ntabwo ngo byagarukiye aho, ngo baravuze ngo iyi Mana, ngo bakajya barundamwo, baravuga ngo ahari irashaka izahabu, bagashyiramo izahabu, bakavuga ngo irashaka ifeza, bagashyiramo ifeza, ngo bakavuga ngo irashaka ishanya, bagashyiramo ishanya. Ibintu by'igiciro byose babishyira kuri ya sanduku y'Uwiteka. Ngo bakimara kubishyiramo ngo barongera barema izindi mana. Imana yacu irirwaniriraho bikomeye. Ngo bakimara kurema izindi mana ngo nabwo irazimenagura. Mu gihe zimenaguye ngo bahamagara Dawidi, ngo Dawidi baramubwira ngo ngwino twara Imana yanyu, kuko yakomeje kutwangiriza, ntabwo twabyihanganira, dukuriye isanduku y'isezerano ryanyu muri iki gihugu. Ngo Dawidi rero nawe agenda agiye kuzana isanduku y'isezerano. Lesito pinigrida. Ndashaka kukubwira ngo wowe mutambyi, hari ikosa wakora rigateza ikibazo urugo rwawe n'umuryango wawe, rigateza ikibazo aho ugenda, rigateza ikibazo n'igihugu cyawe. Ngo arangije Dawidi ngo aragenda akora ku bikomangoma bye, akora ku bami, akora ku batware, ariko ngo hari igisonga cyamubaga iruhande yakundaga, uwo bita Uza. Ngo baragenda bakora ikosa rimwe. Ngo Dawidi kugira ngo aheke isanduku y'Uwiteka, abantu benshi bananiwe guheka umurimo w'Imana, bakawuhekesha abagenzi babo, bakawuhekesha abadirija abakorari, bakawuhekesha abapasiteri, bakawuhekesha abahanuzi, bakawuhekesha abavugabutumwa. Ngo arangije avuga ngo noneho nimuzane inka duhekesha isanduku y'isezerano. Ngo Imana iremera iragenda. Hari igihe ugira ahantu Imana ukayatereka ukibwira ko yabyemeye, ariko umunsi yaguhindukiranye izaguhindukirana igufite umujinya n'uburakari.
ngo yemeye kugenda, ngo aragenda, ngo bageze imbere, ariko hari umuntu wasenze Imana, uwo bita, mbese bivuze ngo hari ukugirirwa neza n'Imana, hari ugukorana n'Imana, hari imbaraga z'Imana. Hari umuntu wasenze Imana witwa Budodomo. Uya Budodomo ngo yarasenze, ariko mu gusenga kwe basenga ngo mbese buri abadamu mujya mwizera cyane, mugakora n'imirimo itangaje, ngo muri kwa gusenga kwabo ngo barangije, ngo Imana ikabwira ati nyamara nzanyura iwanyu nzabagira neza. Imana ikabwira ngo nzakugabura, niko nawe ikubwira ngo nzakugaburira, ikakubwira ngo nzakuriza indege, niko ikubwira ngo nzakuriza indege, ikakubwira ngo nzakugira ukomeye, ikakubwira ngo ndakuzamuye mu kazi, ikakubwira ngo nguhaye igikundiro, ikakubwira amagambo menshi ukibaza ngo ese bizaturuka he. Ngo noneho bigeze mu marembo yo kwa Budodomo, no mu mujyi wa, no mu nzira igenda ijya mu rurembo rwa Dawidi, ngo noneho ngo Imana iteza ikibazo, ngo iteza yanka gutsikira uzaba agiye kuyiramira. Mu gihe agiye kuyiramira, Imana ntabwo mu gihe ngo bicaye ngo bahekesha inka, mbese isanduku y'Uwiteka, bagera mu marembo yo mu rugo rwa Budodomo, bagera no mu marembo y'umurwa wa Dawidi, ngo barangije ngo Imana iteze ikibazo. Ihangane shuti yanjye, hari impamvu iri guteza ikibazo muri ako kazi murimo, hari impamvu iri guteza ikibazo muri icyo gihugu wicayemo, hari impamvu iri guteza ikibazo muri iyo bizinesi yawe, hari impamvu iteka ari guteza ikibazo. Ngo ikimara guteza ikibazo, ngo arangije ngo akoresha inama umwami Dawidi, aravuga ngo ese nta muntu nihe twashyiriye isanduku, ngo barereba basanga umuntu udafite icyo amaze bita Budodomo. Ngo barangije baravuga ngo noneho rero ibi bintu ngo reka iyi sanduku tuyoherezeyo. Bakimara kuyoherezayo, ngo barayohereje, ariko umugore ngo batangira kuyireba. Ubundi urugo rwiza ruhana ubuhamya, ngo mu gihe bari kuyireba, ngo umugore atangiraho umugabo ubuhamya, aramubwira ngo dore isanduku y'Uwiteka igeze aha, Imana yavuganye nanjye ikanyarira, Imana yavuganye nanjye kinzanye, Imana yavuganye nanjye kizabonwa, Imana yavuganye nanjye Samatare, Imana yavuganye nanjye mu buvumo, Imana yavuganye nanjye Jangwani, Imana yavuganye nanjye Lesita ya Geleba, yuko izanyura iwanjye. Ngo arangije ngo noneho umugabo atese bimeze bite, ati reka banza wicare nkubwire, iriya sanduku ije muri urugo rwacu irimo ibintu bikurikira. Iriya sanduku irimwo inkone ya Mose yayoboje Abisiraheli bambuka inyanja. Iriya sanduku irimwo inkoni ya Aroni yarabije uburabyo mbese kwa Farawo. Iriya sanduku irimwo ibisate by'amategeko Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Iriya sanduku irimwo wa muhumetso wa Dawidi yicishije Goliyati. Iriya sanduku agenda yivuga. Umugabo atangira kuyumva neza. Madanda ndakwinginze bwira umugabo wawe ubutumwa bwiza azabwumva. Mugabo bwira umugore wawe ubutumwa bwiza azabwumva. Witinya kumubwirana, wigira icyo urebaho. Ngo akimara kubyumva neza, bwira umugore, aramubwira tumva mada, twari dukenye, twaryamaga kuri aka gakeka, twaryamaga kuri aka gasambi, ariko noneho nyemere uyu munsi haje undi mugabo mu rugo rwanjye. Jewe ndava aha ngaha, twe turigira kuryama hariya, reka tuhasasa ahubwo Uwiteka bariho aryama. Imana ishimwe, madasasira Uwiteka. Mugabo we imukira Uwiteka. Mu rugo rwawe gira icyo ukora, mu buzima bwawe gira icyo ukora, mu mibereho yawe gira icyo ukora. Rasito penegere hari Imana. Ngo arangije ngo aravuga ngo noneho ngewe mbonye ko ari umugabo urenze ubugabo bwanjye, ngewe ndimutse. Ngo mu gihe bimutse rero batangira baririmba, tubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi ndama. Agera aravuga ngo nuhagiwe n'amaraso. Arangije avuga amagambo meza. Akimara kuyavuga, ngo Imana yo mu ijuru aho baryamye kuri ako gasambi, numbaze niba barakoze amasengesho yo gushima. Ngo barangije mu gihe bicaye,
ngo baryamye byari bibujijwe kureba aho isanduku y'Uwiteka iri, byari bibujijwe gukora amasezerano y'Imana ari, ariko ngo mu bicuku baryamye batangira kumva bumva rirazamutse, tangira kumva bumva imbaraga z'umwuka, ngo barangije bumva ijwi rirahamagaye avuga ngo Abudodoma Abudodoma, undi ati karame. Bahamagara umugore we ntabwo mbizi uko yitwa, bakimara guhamagara ijwi ry'Imana yamubwira ngo umva byari bibujijwe, hari ubutunzi buraha, nashaka ko bugera kwa Dawidi, nashaka ko bugera mu bandi, ahubwo ndifuza ko ari we bwageraho, nyemerera ufungure. Abudodoma ati kwa amateka numvise isanduku y'Uwiteka nawe upfa kuyifungura, bivuze ngo Uwiteka iyo yabishatse ajya yeza umuntu akagera ku butambiro bwe, ngo arangije ati fungura, undi arafungura, kuramwo izo feza, kuramwo izo zahabu, wakuramwo ngo akuramwo, ngo akimara gukuramwo byose abyejeje abikuyemo, ngo Imana yamubwira ngo none wicecekere. Bukerero Dawidi ngo Abisirayeli bose bamenye inkuru yuko isanduku y'Uwiteka yagarutse mu Bisirayeli, baravuga ngo tugomba kujya kureba isanduku y'Uwiteka. Dawidi aravuga ati ubu ntabwo nagenda imbere y'Uwiteka ntacyo njyanye, ngo afata mu mutungo we, afata mu nka ze, ngo ashaka inka zikamwa, ashaka indogobe nziza, ashaka inkoko nziza, ashaka ibintu by'igiciro, aragenda asubiza ati kwa Abudodoma mwaramutse, ati mwaramukanye Imana, ati mwaramutse. Ese wagira ngo n'urukundo yaramukunze, bivuze ngo Uwiteka yaje no wakwangagara gukunda, bivuze ngo Uwiteka yaje no wakwimya araguha. Oya wigira ikibazo ngo barakwime, oya Uwiteka agiye gufungura amakofi ya Imana, igiye kugira ikikora. Ngo barangije ati mwaramutse kwa Abudodoma, ati mwaramutse, ngo arangije avuga ati dore inka zigeze bakamirwa, kuko namenye uko Uwiteka ari aha ngaha. Igikomangoma kikaza, umwami akaza, mbese abaturage bose ufite inkoko akazana kwa Abudodoma, buri muntu wese ngo Abudodomo yabanguriza inka ikabyara 3, yabanguriza ihene ikabyara 4, ngo birangije ubutunzi buraza. Ngo Imana amara amezi 3, ni ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ikimara kumara amezi 3 Dawidi yumva amagambo, ngo arangije afata urwandiko arandika ngo ku nshuti yanjye Abudodomo. Ese iyo umuntu agutije ntabwo ujya utirura, bivuze se nuko yaramutije, yaramuhaye urupfu ariko rumubera ubuzima. Bivuze ngo hari abantu bagwaye urupfu nawe, hari abantu bagutegeye mu magambo uvuga, ariko hari Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Ndashaka ko dusenga, tindana n'Imana. Nutindana n'Imana ntacyo uzabura. Imana yawe wiringiye ishoboye byose, ishoboye byose. Hari andi mahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana igira ikirema arangiza ukagikomeza. Uri Imana ihagaranye n'abatubanjirije, wahagaranye na Dawidi mu gihe kimwe, urangije ujya gusubiza Abudodoma wari umaze igihe agutakira. Nyemera usubize umubyeyi uri kutwumva, nyemera usubize umugabo uri kutwumva, nyemera usubize Nyiringabo Imana umusore uri kutwumva, buri muntu mu gihe cye, mu kigeragezo cye, ongera umwereke bidasanzwe. Ndumva rero wakwifuza ko dusengana, nimero yanjye ni 0788 932 051, 0788 932 051. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro nk'ibi n'abakozi b'Imana nk'aba nakagaruka kuri Abayo TV YouTube channel. Nimba rero utarakora subscribe kaniko kanya keza kugira ngo bikore, unakoreshe ya umenyesha inshuti zawe ibyicano. Turifuza ko uyu muyoboro w'ivuga butumwa waguka ukagera kuri benshi. Murakoze rero, Uwiteka bahire muri byose. Iyi nta yindi ni Abayo TV YouTube channel ibakunda cyane.